Wari uzi ko indimu ishobora kugufasha gukingira no gukiza indwara zirimo kanseri, umutima, igituntu ndetse n'ibindi byinshi. Muri iyi video turakwereka ibyiza by'indimu ku buzima bwawe, uko ifasha imitsi, umutima, impyiko, igogora n'ubwirinzi bw'umubiri. Byose tubikugezaho mu buryo bworoshye, bwumvikana kandi bushingiye ku bushakashatsi nyakuri. Reba, wige, hanyuma usangiza abandi. Urumuri rw'ubuzima TV iguha ubumenyi bwubaka ubuzima. Subiza ikibazo: ese wigeze ukoresha indimu nk'umuti? Dusangiza ibitekerezo byawe hasi muri comment, ukande like ndetse ukande na subscribe kuri channel yacu Urumuri rw'ubuzima TV. Mbahaye ikaze. Indimu ni urubuto rwa citro, ruba ruteye nk'icunga, ruzwi cyane kubera uburyohe bwarwo ndetse barimo n'agashari gake gake, ariko rukaba rukomeye cyane ndetse rufite n'umutobe ukomeye cyane kandi ukoreshwa mu buvuzi ndetse no mu biryo. Mu cyongereza urubuto rwitwa lemon cyangwa se lime bitewe n'ubwoko bwarwo. Urubuto rw'indimu rufite ibintu by'ingenzi bikurikira: rufite vitamini C nyinshi ifasha kongera ubudahangarwa, rukarinda indwara z'umutima ndetse n'imitsi, isohora uburozi mu mubiri aribwo twita detox, ifite ubushobozi bwo kwica udukoko antiseptique, irwanya kanseri, umunaniro, igituntu n'indwara z'uruhu, ifasha ubwonko gukora neza no kongera imbaraga. Iyi ndimu kandi ikuyemo vitamini C ndetse na A. Iyi ndimu bayita acide citrique. Iyi ndimu ikaba igizwe nanone na sodium, potassium, calcium ndetse na magnesium. Iyi ndimu kandi irinda indwara z'imitsi yumva, ituma umutima utera neza, itanga imbaraga iyo warushye, ivura umunaniro uhora wiyumvamo, ituma amaraso atembera neza, isohora amazi yirundanya mu mubiri. Iyi ndimu kandi ifasha abafite ikibazo cyo kubura ubwenge cyangwa se kugira iseseme. Iyi ndimu kandi yica udukoko dutera indwara. Iyi ndimu kandi irinda igituntu, irwanya ikibazo cyo kugira amaraso make, ni umuti w'impyiko ukomeye cyane, ikiza kuri sodium nk'uko twabivuze haruguru, potassium, calcium ndetse na magnesium. Wakwibaza uti ese urubuto rudahangarwa rwaba rukoreshwa rute? Bwa mbere wayikoresha iri mu mazi ashyushye. Ahangaha ufata 1/2 cya litiro y'amazi atetse akaba ashyushye ari akazuyaze, ugakamuramo indimu imwe yose, iba yari nini ukoresha igice kimwe. Aho ngaho umutobe ukawusuka muri ayo mazi, hanyuma ukawukoresha mu gitondo karekare, nta kindi kintu uranywa. Icyayo mazi akamuriyemo indimu ya mu gitondo amariye umubiri, asukura umwijima n'amara, asohora uburozi mu mubiri kandi afasha igogora n'uruhu kugenda neza. Icya kabiri, indimu wayikoresha kuri salade. Kuri salade ufata indimu ikiri nshyashya icyatsi kibisi ukayikata, wamara kuyikata ugakata n'igitunguru nanone nacyo gitukura, hanyuma ukabivanga ugashyiramo n'ubuki, ugashyiraho na elayi, washyiraho n'amavuta y'igihwagari akoreshwa ari mabisi. Ibyo ngibyo bizafasha ibihaha, bizafasha umwijima, bizafasha igifu ndetse abafite ibibazo by'umutima, abafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara. Noneho ako gasalade rero kariho indimu gatuma intungamubiri nanone zinjira neza kandi karinda impiswi ndetse n'indwara z'udukoko. Gatatu, indimu ivanze n'ubuki, honey and lemon. Fata umutobe w'indimu imwe uvange n'akayiko k'ubuki mu mazi ashyushye, ubwo ni 1/2 cya litiro, hanyuma ubifate 2 ku munsi, ubwo mu gitondo na nimugoroba. Iyo mvange y'indimu ndetse n'ubuki irwanya ibicurane, inkorora n'igituntu, ikomeza imikorere y'impyiko kandi irwanya umunaniro no kunanirwa. Aha kandi indimu ikoreshwa ni ku ruhu. Shyira umutobe w'indimu cyangwa se ufate indimu uyikube ku ruhu aho rwahindutse cyangwa se rufite ikibazo. Bizamara iki? Bizasukura uruhu, izarwanya ibiheri n'utundi twandu cyangwa se n'ibindi bibazo biri kuri urwo ruhu. Aha gatanu, indimu ku bwonko no ku mitsi. Kunywa umutobe w'indimu buri munsi bifasha imitsi n'ubwonko gukora neza. Inyungu yabyo:
irwanya ihungabana ibyo bita stress kandi igafasha gutekereza no kwibuka neza. Wowe ufite indwara y'igifu wabanza kwegera muganga akagupima akakugira inama nimba iyo ndwara ntacyo indimu yayitwara. Ikindi cyo nakwibutsa nuko utagomba kwibagirwa gusangira ubumenyi n'abandi. Kora subscribe kuri Urumuri rw'ubuzima TV kugira ngo ukomeze kumenya uko wakwitwara ku buzima bwawe mu buryo bw'umwimerere kandi buhamye.